n'umukobwa nawe iyo umusore umugannye ahise yemera atafite ibyo ashingiye Islam ishyiraho, nabwo ni nkavuze ati ndaje tubana ariko dushobora guhita dutandukana. Ni tutinjiyemo cyane, iyo ni imwe mu mpamvu iremereye igituma hakunda kuba ubutane hagati y'umugabo n'umugore, kurambagiza nabi. Reka twifashe hadithi imwe gusa kugira ngo amawize ataba maremare insha Allah ta'ala. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam iti tunkahu almar'atu li arba'i limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa diniha fadhfar bidhati ad-din taribat yadak. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yavuze muri rusange, hadisi abantu bajya bisobanura nabi, abantu bisobanura nabi, reka tubisobanure neza insha Allah. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yavuze yuko ngo umukobwa cyangwa se umugore arambagizwa hashingiwe ku bintu bine. Abajya bisobanura nabi bajya bavugira ngo intumwa y'Imana atubwiye ngo tujye dushingira kuri ibi bintu bine, aba ari byo tuzajya dushingira. Oya, ahubwo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yavuze yuko muri rusange hari ibintu abantu bashingiraho mu kurambagiza, irimo kubyivugira, iri kubitondekanya, niki iri kubitondekanya muri rusange, ariko ntabwo iri kutubwira ngo aba ari byo tureba. Umukobwa arambagizwa hashingiwe ku bintu bine. Twihute insha Allah. Nimwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam iti limaliha, umutungo. Hari abasore banamageza bavuga ati ndashaka umukobwa ufite ifaranga. Yego. Ndashaka umudamu ufite amafaranga. Yego. Hari abareba umutungo, hari abareba icyubahiro cye umuryango. Ndashaka kurambagiza umuryango wiyubashye uremereye umeze neza nuko. Hari abareba icyo ngicyo. Wa jamaliha, hari n'abareba ubwiza. Vuga ati ngenda reba ubwiza. Nashaka we imico y'imeze itariko ari mwiza. Kuburyo ukamubwira uti nakuboneye umugeni. Icyambere nshaka kubaza, ni mwiza cyangwa? Ni mwiza. Niba ari mwiza ho ndajyayo. Akaba ari ubwiza yishakira gusa. Ko adasalisa nzamushyira ku isara. Ko ashira isoni nzamwigisha uko gushira isoni bizashira. None se ko nakazi kabyo, ariko ni mwiza, iyi ni mwiza. Uwo niwe nshaka ubundi. Ndashaka ko tuzajya dutemberana mu nzira abantu bakavuga ati warihaye sha. Uriya musore yarihaye, uriya mugabo yarihaye. Nibyo. Hari abareba jamali ubwiza. Walidini ngo hari n'abarambagiza barebye idini y'umukobwa cyangwa y'umudamu. Aha ni intumwa y'Imana yahise inavuga iti fadhfar bidhati ad-din taribat yadak. Ngaho uramenye ujye ureba idini kugira ngo utazisanga mu ngorane. Nuko intumwa y'Imana yavuze idini bishatse gusobanura yuko biriya bintu bitatu bibanze ntabwo twabisuzuguye kuko bifite n'akamaro mu buzima busanzwe, ariko banza urebe idini, nurangiza ibindi ubone kugikora ama pourcentage agerageza. Ubwiza mashallah ndabona, mashallah. Umuryango alhamdulillah ndabona, mashallah ntacyo bitwaye. Iki umutungo we mashallah, uretse ko n'umutungo we nta n'ikintu ubushakaho. Ubundi se ko ari uwe, ubundi muri Islam umutungo w'umugore n'uw'umugore, umutungo w'umugabo n'uw'umugabo, ariko wakarusha idini ya Islam urya yabishyizeho akwiye kuwuha umugore we, kuwuha ku mugore we, kumuhahiraho, kumutuza, kumuvuza, kumwambika. Ibyo byose bigomba guturuka ku mugabo. Niyo mwihari kuri muri Islam. Ariko urongoye umukobwa ufite miliyoni 20, nta na miliyoni n'imwe yawe irimo, ni izuriya mukobwa. Nese ko twasezeranye kwa Sheikh, ko nukubana ntago ari ukuvanga umutungo. Naam, katwihute insha Allah ta'ala. Intumwa y'Imana iti muzite ku idini, nyamuneka kurambagiza yaba uri umukobwa, we mudamu, we musore, nyamuneka hera ku idini. Aho ngaho uzaba uri kwirukana amataraka ya hato na hatoje, amataraka ya hato na hato n'amakimbirane, kubera ko uzaba warambagije neza. Naam, reka twihute insha Allah ta'ala. Ntararenga ahangaha n'ababyeyi nabo ntabona basimbuka. Ababyeyi nabo gushyingira umukobwa wabo cyangwa se gushyikira umusore wabo ugiye kurongora, mujye mureba idini.
mujye mureba idini. Intumwa y'Imana Muhammad sallama iyo udashingiye kuri ikintu intumwa y'Imana yavuze uba uri koreka umwana wawe. Intumwa y'Imana Muhammad sallama yaravuze ngo idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa ankihuhu illa nimuramuka muziwe n'uwo mwishimira idini ye muzamushyingire, wa illa nibiramuka bitagenze gutyo uwo muzishimira idini ye n'imico ye muzamushyingire mwababyeyi, wa illa nimuramuka mutabikoze gutyo takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, muzaba mumeze nkaho mushyize ku isi ubwangizi n'amatiku n'ibibazo bikomeye cyane bibyibushye. Nyamuneka icyo kintu tukizirikane. Nari ngiye kugitindaho kadukomeze inshallah. Nanone wa min asbabi kathrati at-talaq al-ihmal, zimwe mu mpamvu zituma habaho gutana cyane. Ihmal mu Kinyarwanda ijambo ndikubura ukuntu bigere bivuga mu Kinyarwanda. Al-ihmal nanyivuga ngo kunegirije kandi nabyo ntabwo ari Kinyarwanda, ni ukwirengagiza rwose sinzi ukuntu mu Kinyarwanda bivuga, kudaha agaciro ibintu, kwirengagiza, gukerensa mugenzi wa mu buryo ubu n'ubu. Kinyarwanda hari igihe gushyira mu Kinyarwanda bijya bigorana. Al-ihmal, kwirengagiza inshingano. Al-ihmal, ibyo nabyo bituma ingo zisenyuka. Nabyo twabisobanura ku burebure ariko ntabwo byadukunda, twashiduka tugejeje kure cyane. Duhereye na nko ku mugabo, umugore wawe agaciro ukabona nta gaciro afite, ko wataha saa sita z'ijoro ukumva nta kibazo ngenda umugabo mu rugo, ubwo nyine wamupinze ukumva ko nibyo. Kuba yagira ibyo akubaza, kumwihorera ntumusubize ukumva nta kintu bitwaye, kuba utari kumusubiza ibyo ari kukubaza cyangwa ari kukubwira. Igitekerezo yaguha kuba utakimushimira cyangwa unagitekerezo ukumva nta n'ikintu kimaze. Kubijyanye no guhaha kavuga uti nta n'ibyo kurya nasize mu rugo ariko nta kazi kabyo. Nawe ni umuntu mukuru yeranje kandi inshingano zo guhaha ziri kuri wowe. Kuba hari ijambo wacika ukamubwira ridamushimishije akaba atari kubwira ngo ubihe agaciro tuzi ko namubabaje. Kuba wagenda ukajya ukamara n'akazi urimo mashallah ariko uragiye umaze iminsi 3 ntiwigeze umubwira ukuntu wagiye, ntiwigeze umubwira kuzararayo. Iyo byitwa ihimali. Ibyo ngibyo nabyo bisenya urugo. Umugore aragenda kare avuga ati kwere nta gaciro mfite, nta kibiki. Inshingano z'umugabo kuzubahiriza wapi. Uravuga wapi umugabo aticeceka aho ngaho. Ibyo ngibyo nabyo bisenya urugo. Hari igihe umugore ashaka ahungira avuga ati mbigenze, ubwo nyine hari igihe asanga ari iwabo avuga ati si urugo naje gushaka amahoro ko ntari kuyabona. Inshingano z'umugabo ko wapi nibyo ngibyo. Hanyuma none ikindi no ku mudamu nawe, mudamu akabona umugabo ko ari umuntu uri aho ngaho uciriritse kandi ku isi yose niwe ufite agaciro, kuko niwe Allah yaguhitiyemo ko mubana, niwe ukwiye guha agaciro kurenza abandi gusa. Abandi baza nyuma, kandi ubwo nivuga ngo abandi baza nyuma ntibyumve kumuca inyuma. Ndavuga mu gaciro. Babiri baguhamagaye ubanza kwitaba umugabo, haba mu bibazo ugiye gukemura banza ukemura ibibazo byo mu rugo. Hari umuntu waguhaye wakubwiye ibi ngibi n'umugabo wakubwira ibyo umugabo wakubwiye n'ibyo bifite agaciro. Hari abantu bakubwiye we mugore ati ngwino tujya hana, umugabo yabyanze. Uwo mugabo ni ukwiye guha agaciro umwanzuro we. Ntago ari inshuti zanjye urashaka kunkura ku nshuti, barambwira ngo tugende ngo tujyana ukanyangira, ubu sibi ni ibiki, uwambonye mpuze. Ubugiye urimo kwangiza umugabo, kwanza umugabo. Iyo rero umugore nawe adaha agaciro isuku mu rugo ukumva nta kikubwiye, umugabo araje ibintu birandagaye, ibintu arasa nabi n'ibiki byose arasa nabi, ukumva ko ari umuntu usanzwe uje nyine, ntuwandurira ibintu, ntujye kumwakira, ntugire gute. Ibyo ngibyo al-ihmal. Ninde uri gutegurira umugabo amazi yo koga? Ninde ugiye kwarurira umugabo? Ninde uri guha karibu umugabo? Ese ninde washashe uburiri bw'umugabo?
ahubwo se burashashe. Ninde se uri kumwenyura umugabo n'ukunda kumwenyurira cyangwa umwenyurira abandi? Ibyo ngibyo byose bituma habaho ikibazo hagati y'imibanire hagati y'umugabo n'umugore bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo ngibyo iyo umugore atabyitwayemo neza nawe birangiza bwa buryohe bw'urugo burapfa. Umugore kwanza, umugabo kwanza. Ibyo ngibyo hatabayeho kwirengagiza hagati yabo, kwirengagiza mugenzi we, urugo rurakomera. Bitari ibyo wapi kugeza ubwo kwita ku urugo, ahubwo noneho muretse muri rusange. N'umwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ati la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin tariq. Ntuzigere isuzugura akantu na gato wakorera mugenzi wawe. Reka tuvuge mu rugo n'urugo turi, akantu wakorera umugabo akishima gakore wa mugabo, akantu wakorera umugore akishima gakore umugabo kwanza, umugore kwanza. Ibyo bizatuma urugo rukomera. Ariko ntabe habaho n'umuntu utekereza gutandukana. Uwese yabyifuza ate kandi ari guhura n'ibyiza gusa. Intumwa y'Imana iti walau an talqa akhaka biwajhin tariq. Niyo byaba ari ukubona mugenzi wawe ukamwenyura, reba umugore wawe umumwenyurira. Ariko wowe wari guseka n'abagabo ku muhanda bagenzi bawe, ugeze mu rugo wazinze umunya, ubusubwo rugo umugore azarwishimira. Mumwenyurire wa mudamu we, umwenyurire umugabo wawe. Ibyo byose nibizatuma urugo rukomera. Reka ntabitindaho cyane nabyo, ntabitindaho cyane. Ariko ibyo ngibyo nabyo ibintu bituma habaho gutandukana cyane bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Reka nihute muri al-ilaj, umuti wo kurwanya kugutandukana bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Icyo nayo nihuse ni asabur, kwihanganira urugo. Urugo ntago ari abamarayika babiri barurimo n'abana babo b'abamarayika. La turi abantu. Umugore ashobora gukora ikosa n'umugabo ashobora gukora ikosa. Mwihanganirane hagati yanyu. Naho ikibaye cyose nisuri iwacu, ikibaye cyose ndakwirukana ngewe kandi ntunyinishe, wallahi wabi. Asaburu, mwihangane. Urakosa na warakosa, mwihanganirane hagati yanyu bagaragu ba Allah. Wa illa niba atari ko bimeze, urugo rurasenyuka da. Urugo rurasenyuka. Hari n'ibyo ujya kumva ikintu kigiye gutuma abantu batandukana ugasanga kiroroshye, ahubwo imishinya yazamutse, habuze koroherana, habuze asaburu, kwihangana. Reka mvuge wenda hadithi imwe nayo iminota yagiye. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yaravuze ngo la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha shay'an radiya minha akhar. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu yaravuze iti ntabwo umwemeramana akwiye kurakarira umwemeramana kazi. Ntabwo umugabo akwiye kurakarira umugore bwa burakari butarimo kubabarira no kwihangana. Intumwa y'Imana iti kubera yuko niba hari iki ngiki umwangiye kikosa yakoze, ariko hari ibindi agukorera byiza. Yego hari ibindi byiza gukorera. Ubu ibintu byose gukorera bise biganzwa na rya kosa yakoze. Intumwa y'Imana iti niba hari iki ngiki urumva wamwangira, ariko hari ibindi byiza afite kuri wowe byinshi agukorera. Ibyo ni asabu. Ashobora gukora ikosa ukavuga ati ariko nubwo akoze ikosa, ariko hari byinshi ankorera byiza, ukihangana. Babarira, ihangana. Erega nawe hari uzamukorera ikosa nawe ukifuza ko kubabarira. Ni nuko intumwa y'Imana yavuze ku mpande zombi. N'umugore nawe ntakwiye kurakarira umugabo ati njyewe wapi simbyemera, ntibishoboka, niyo wagira ute namaze gufata umwanzuro, iri kosa nkoreye nyamuneka ubwo nta byiza umugabo agukorera. Ntabyo. Ubu imyaka mumaranye nta byiza ajya gukorera, nta buryo ajya kuzirikanamo. Wamubabariye, wakwihanganye, wakwirengagije, nyamuneka. Iyi ni hadisi iremereye hagati y'umugabo n'umugore. Nuramuka ugize icyo umurakariraho, nyamuneka umenye ko hari ibindi byiza ajya gukorera bitume wamubabarira ku buryo bworoshye. Kandi nanone bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala na Qur'an iti wala tansaw al-fadla bainakum. Ntimukajye mwibagirwa ibyiza hagati yanyu. Ibyo mugenza gukora ntukazajya ubyibagirwa byiza. Ibyo byatuma iyo bizirikana byatuma umubabarira. Wenda kubera iminota yagiye cyane, munyemerere ncumbikire ahangaha. Wenda rye tuzabirambura dufite umwanya uhagije insha Allah ta'ala.
nakomeza kuryoherwa nabo mugakomeza kuryoherwa tukageza saa 9 kandi ntabwo byaba ari byo. Ariko bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, twirinde ubutane bwa hato na hato bwa buri kanya. Ndatandukana nawe, ndamwirukana njyewe, ndamwiruka ndisubirira iwacu nje. Ibyo bintu wapi, nyamuneka bifite ingaruka nyinshi cyane, ushobora kuvuga uti nje ndamwirukana nshaka undi, ugashaka umubi kurenza uwo ngo wari kuvuga ngo ni mubi, ukavuga uti yaba yagarukaga kandi wenda bitanashoboka. Ushobora no kuvuga uti nje ndigene nje gushaka undi mugabo mwiza urenze uriya, nyamara ukagenda ugahita uhura noneho nutazaguha na kimwe muri bya bindi wa mugabo mwabanaga yajyaga guha, ugasanga ni ibibazo gusa. Ubwo rero twirinde ibintu by'ubutane bwihuse bwuhubukiyeho mujinya. Allah subhanahu wa ta'ala kandi tumuragize ingo zacu n'urubyaro rwacu, kugira ngo Allah turinde shaytani, kuko mu bintu bishimisha shaytani harimo gutandukana hagati y'umugabo n'umugore. Buriya shaytani igihemba utundi dushaytani batumye ku kazi. Shaytani nkuru, agashaytani hemba cyane, nakatumye umugabo n'umugore batandukana. Iyo ni hadithi n'umwimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe wakoze iki uyu munsi? Njewe nakoze ibi. Sawa, wagize neza. Wewe wakoze iki? Njewe nagize gutya na gutya na gutya. Sawa. Nje wabigenje uti njewe natumye kana kabarwana. Sawa, wakoze. Wewe wakoze iki? Njewe natumye wa muturanyi na wa muturanyi batongana bari bicanye. Sawa, wakoze. Wewe wakoze iki? Njewe nagiye njyana amagamba aha mpaka kana kabaratandukana. Ngwino hano. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ko ihita yambika shaytani, yambika ikamba iyi shaytani yatandukanyije umugabo n'umugore. Allahu akbar. None ubwo ibyo nibyo dushaka, ibintu bishimisha shaytani. Twitondere ibijyanye n'ubutane bwa hato na hato, twihangane. Umugabo yakosa n'umugore yakosa, tubabarerane, ubuzima bukomeze. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin